bagatanga ibiguzi byose, bashobora kuba baratanze ibikomeye kugira ngo utabasha kugira ahantu werekera, kuko wirose uri mu rwobo. Rero uyu munsi niba wabirose, ukabirotera uwawe, ukabirotera umugore, ukabirotera umwana wawe, please menya neza ngo hariho umwuka w'ubucakara, gufatwa bugwate, indwara, ubukene, ibibazo, gusenyuka k'urugo. Ngo hari urugendo runini, ariko data wa twese ibyo bintu ababizi kandi azabigufasha, kandi uzabisohokamo. No kuba uri matekwa cyangwa uri ingaruzwa muheto y'imyuka mibi yose ituma nta kintu ugeraho, n'icyo ukoze kuri everything, icyo ukoze cyose nicyo wageraho, nta rezilita nziza ubona. Nuvuga ngo Imana irakubwiye ngo mu buzima bwawe, mu guhihibikana, mu gukora kwawe, mu gusenga kwawe, mu byo ushyiramo byose, mu byo ureba byose, muri wa mwobo, kandi ukurushaho kubona uburebure bw'umwobo, ni nako bikwereka uburebure bw'urugendo ufite bwo kugira ngo wikureho umwuka w'ubuja, wikureho n'umwuka w'iki wamba kuba matekwa, gufatwa ku ngufu, kugirwaruzwa muheto, ku buryo umuntu wese akugiraho ijambo ko yiboneye, uhise, utambutse, ugiye, uvuye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana n'umugambi Imana n'ubuzima bw'Imana bubane, kandi Imana igufashe gutabare muri byose. Aha ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana yarangiza igahindura n'ubuzima bwawe bwose kandi bukagenda neza. Kuri uyu munsi wa none ngira ngo nababwiye ikintu gikomeye. Turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024, kandi muri aya masaha kugira Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza. Ndashaka gusobanura kurota waguye mu rwobo, ukibona uri mu cyobo cya metero nyinshi, ubona y'umwana wawe, ubona y'umuryango wawe, ubona y'imodoka yawe, ubona yo business yawe, ubona ibyo ukora byose, kandi rwose kububona urimo muri mwobo rwose, kandi urimo hari icyo bisobanura, kandi hari icyo bifite rwose, kandi ni ukuri, kandi Imana ibigira ngo ikwigishe. Ese bisobanura iki? Bivuga iki? Bimeze bite? Ubibona gute? Ese koko wigeze ubirota? Ibi nabyo ni ikibazo nabajijwe, ni ikibazo nabajijwe, kandi nkibazwa mu buryo bukomeye cyane, kandi nkibazwa mu nzira umuntu atabasha kumva, kandi mu nzira igoye, kandi nkibaza umuntu ambwira ati se ko naguye bimeze gute, kandi bizamera gute, bizagenda bite? Aha hantu nagira ngo bitekerezeho neza cyane. Kurota ubwawe ubona uri mu rwobo runini, icyambere cyangwa se navuga mu cyobo gicukuye kirekire, hari umwobo mugufiya ushobora kubugaragara mu ijosi, hari umwobo wakwirwamo, hari wajyamo, ariko ari icyobo kinini cyane cyacukuwe, cyagezwe hasi, cyaramanutse. Ese bisobanura iki? Reka dusengane Imana maze uyu munsi ubyumve, ariko nkubwire ibintu ugomba kumenya mu buzima bwawe bizanagufasha. Ndasobanura ibintu byo kuri izi nzozi, ariko ndashaka kubwira ikintu gito ukwiye kubamo, kandi bikagenda neza rwose, kandi bikagenda neza rwose, kandi bikagenda neza, kandi bigatungana rwose. Imana ibaho umugisha. Reka dusenga Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, data wa twese, Imana ishobora byose, Imana ivuga, Imana irema, kandi Imana ikora, Imana yumva, Imana igirengera imbaraga z'abera bawe, mukiza wacu, murengezi w'ukuri ubuzima, Imana ituba hafi ku manywa na nijoro, Imana itagidutererana, Imana idukomeza uko bukiye uko bwije, byiringiro byacu, mahoro yacu, imbaraga zacu, gakiza kanjye mu izina rya Yesu Kristo n'Umwami. Uyu munsi ni ku cyumweru data, ndasenze kugira ngo urengere ubwoko bwawe, kandi ubufashe, kandi ubukomeze mu nzira zose, kugira ngo barusheho gutera imbere, kuzamuka no gukomezwa, Mwami, no kwakira, kandi Mwami urota zose zonzi, Mwami akabamira umutabara, umurengere kandi umushyigikire, kuko uri Umwami w'amahoro, kandi uri Imana izi gukora byose kandi neza mu nzira zikwiriye. Data wa twese akumpere umugisha, Mwami urakoze gutanga umugisha ku muntu wese, Mwami ari njye ari namwe akoze bose, Mwami kubwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen amen. Imana ibaho umugisha mwe mudukurikiye kumwe bw'Abera Ministries, kandi n'ukuri Imana yanjye irabakunda,
kandi ibagirira neza cyane. So navuze ngo kurota umuntu agwa mu mwobo bishatse kuvuga iki? Kurota umuntu agwa mu mwobo ni ibiki? Bivuze ngo ufite urugendo rurerure rwo kwikuraho kuba umucakara no gufatwa bugwate ku kintu cyose cyari cyarakuziritse mu buzima bwawe bwose. Iyo wibona mu mwobo urota urimo, bivuze ngo ufite urugendo rurerure rwo kwikura muri uwo mwobo mu buryo bw'umwuka, ukukuraho umwuka w'ubucakara, umwuka wo gufatwa cyangwa kuba ukururwa n'ibintu by'ubucakara cyangwa no gufatwa matekwa cyangwa bugwate. Kandi ni ukuri, kandi uko ni ukuri. Ni ukuvuga ngo ukeneye gukurwaho uwo mwuka ukuriho cyane kandi ukomeje kukubaho ku buzima bwawe rwose. Bivuze ngo iyo bikubaye ukabyibonaho ubwawe, reka nivugire mu buryo butandukanye, biravuze ngo ufite urugendo rurerure, biragusaba imbaraga. Umwuka aragwishura ko bigusaba imbaraga yuko uriho umwuka w'ubugaragu cyangwa ubucakara no kuba uri matekwa cyangwa uri ingaruzwa muheto y'imyuka mibi yose ituma nta kintu ugeraho n'icyo ukoze kuri everything, icyo ukoze cyose nicyo wageraho nta rezilita nziza ubona. Nuvuga ngo Imana irakubwiye ngo mu buzima bwawe, mu guhihibikana, mu gukora kwawe, mu gusenga kwawe, mu byo ushyiramo byose, mu byo ureba byose, muri wa mwobo, kandi uko urushaho kubona uburebure bw'umwobo ni nako bikwereka uburebure bw'urugendo ufite bwo kugira ngo wikureho umwuka w'ubuja, wikureho n'umwuka w'iki wamba kuba matekwa, gufatwa ku ngufu, kugira ingaruzwa muheto, ku buryo umuntu wese akugiraho ijambo ko yiboneye, uhise, utambutse, ugiye, uvuye aha, uwerekeye aha, ukoze ibisobanuro ngo hariho uwo mwuka mubi rwose w'ubucakara, w'ubuja, w'iki byose wamaze kuza, wataka your destiny, wataka ubuzima bwawe ku buryo budasanzwe, bityo bigaragara ko ari bitari byiza, ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Nuvuga ngo uburebure bw'umwobo uri mureba, uburebure bw'umwobo uhagazemo, uburebure bw'umwobo ugenda ujyamo, ni nako byerekana imbaraga zikomeye n'urugendo rurerure rwo kwikuraho kuba umucakara no kuba ingwate n'imbohe z'ibibi byose. Ngira ngo umuvandimwe arabyumvise. Bivuze ngo navuze wowe wibonamo, bisobanura yuko ukwiye gukoresha imbaraga, yuko iruhande rwawe aho uri nuko umeze uzengurutswe n'imbaraga zitari nziza, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'amaboko, uhagombye kubohoka kuko uri mwobo ntabasha kwinyagambura. Ngira ngo ahura humva uburebure bw'umwobo n'ubunini bw'umwobo waguyemo wibonye nko mu nzozi, usobanura urugendo runini ufite rwo gusohoka muri ibyo byago, amakuba n'izo ngorane, kwiyeza no kwitunganya no gusohoka muri icyo cyobo kirekire cyakugize imbohe y'amateka mu rwego rwawe. So bivuze iki rero? Biravuze ngo uko urashaka kubibona niyo mbaraga wagombye gusohoka aho hantu, kandi Imana ikakugirira neza. Yesu akurinde, Yesu akurengere, Yesu akwambika imbaraga, kandi Yesu agufashe rwose. Ibyo rero birasobanura iki? Biravuga ko hari umwuka mubi kandi hari izo mbaraga mbi, kandi ni ukuri, yego rwose, kandi Yesu agufashe muri byose cyane. Urakoze cyane. Rero ibi bintu turimo tuganira hano, ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko ijambo ry'Imana rigaragaza ibintu bikwiriye mu buryo budasanzwe. Nari ndimo mbasobanura mbabwira ngo kurota ugwa mu mwobo munini. Ubugari bw'umwobo munini, uburebure bw'umwobo munini bisobanura imbaraga uzakoresha mu gusohoka muri icyo kibazo. Impamvu mbikubwira icyo gihe nuvuga ngo uzasohoka mu kihe kibazo, nuko uri imbohe, cyo bita slave,
kandi ukaba uri umuntu wafashe bugwate n'ibyaha se n'amateka n'ubuzima bwo muri famiye. Rero kurota waguye mu mwobo cyangwa wibona mu mwobo bisobanura urugendo runini ufite mu gusohoka muri icyo kintu. Mwibuke ko umugaragu w'Imana witwa Yosefu mbere yuko ajya guhabwa isezerano yabanje kumujugunya mu rwobo rutagira amazi. Rero nuvuga ngo utakaye mu rwobo rutagira amazi nta buzima buhari, ibyondo nabyo byaguhitana. Rero kurota izo nzozi waguye mu mwobo bisobanura ngo ufite urugendo runini rwo kubasha gusohoka muri ibyo bintu uko nagusobanuriye. Ndumva ngushubije nkuko wabinsabye, nkuko niyo mbikubwira ahangaha, kandi uvuga ngo ukeneye gukanguka bamaso kubera yuko ari umubiri ari ubuzima byose bigaragara neza ko wamaze kugwa mu mwobo. Rimwe na rimwe uri n'umugaragu waguzwe ku buryo utabasha kwibohora iyo ngoyi. Hari umuntu w'umugaragu ntashobora kubisobanukirwa. So rero kurota muri izo nzozi already byerekana yuko watanzweho, wagiyeho, wahindutse imbohe, kandi iyo byose bikerekana yuko uri responsible yo kugira ngo ubashe gufunga izo mbaraga. Rero umwobo uri close, ubufunze, uba wegeranye, ubigaragara neza ko muri famiye, mu muryango, mu byubamo, mu byukora, ibyo bintu byose byerekana yuko hari imbaraga mbi zirimo zikurwanya kandi zakwatatse zituma utabasha kubona umwanya wo kubaho nk'uko ubyifuza. Bivuze iki? Bivuze ngo niba ari wowe ubyibonyemo, ubonyemo abana bawe, ubonyemo umugore wawe, ubonyemo business yawe, mbega ubibonye mu cyobo kirekire, nshuti, nta mbaraga zo kugira iterambere zihari, nta n'imbaraga namba zizo wakora ngo bikunde. Byose bigomba kuba bikwiriye kugira ngo data wa twese akugiriye neza mu buryo bukwiriye, kandi Imana igutabare mu nzira zikwiza arizo zose kandi mu buryo bukwiriye uko bwaba bumeze. Yesu akugiriye neza. Rero kurota ibi bintu ubwabyo uri mu mwobo, numva nifuza kuguha urwo rugero. Bishobora ko mu muryango wawe hari abantu bafite rwa rupfu, gutakaza umwanya bakoragamo, umwanzi arimo gukurikirana, nshuti zikakuvaho, ndetse n'ibinagutangaze ko no mu itorero ryawe usengeramo bashobora kugushyira ku ruhande kuko ugaragara kuri muri wa mwobo. So ibuka neza yuko umugaragu w'Imana Yosefu muri Bibiliya, wibuke n'umuhanuzi Yeremiya, abo bose bafungiye mu mwobo, kandi bashikwa mu mwobo n'iki? Batabwa mu mwobo n'ishyari bari baragiriwe na bene wabo. Reka ngusubiriremo. Ufashe uwitwa Josefu, warangiza ugashyiraho uwitwa Yeremiya. Josefu, mwibuke Yosefu yashyizwe mu rwobo n'abavandimwe be, bari bamugiriye ishyari. Uwitwa umukozi w'Imana Yeremiya nawe ashyirwa mu rwobo kuko bari bamugiriye ishyari, bamufungira mu rwobo rurimo amazi. Itandukaniro nuko Yeremiya ari mu rwobo rurimo ibyondo n'amazi, ariko Yosefu yari mu rwobo rurimo utagira amazi. Abo bose bashyizwemo n'ishyari bari bafitiwe na bene se. Rero ubirose ukabona umwana warimo, ukabona umugore warimo, ukabona bose barimo, zirikana ko ni umwuka w'ishyari ukujugunyamo, utifuza ko wazamuka, utifuza ko wabamo, utifuza ko wagira ubuzima, utifuza ko wagira imibereho, kuko bagutaye mu mwobo. Mwibuke neza ko witwa Yeremiya we ngo yari agiye gupfiramo, ngo haza umuntu w'umunyamahanga aramusaba, ngo barangije bamuhambira ibintu mu kwaha, bamukura mu mwobo, arazamuka abasha kugera hejuru. Bivuze ikirero ngo uwo ni umwuka wo gusuzugurwa, gucishwa bugufi cyane, no kubura imbohe kandi ntaho ubasha kujya ngo bigende neza. Data wa twese akumve kandi ubyumve. Wibuke neza, ibisobanukirwe. Abo bose bashyizwemo n'iki? Bashyizwemo n'ishyari, bashyirwamo n'agahinda no kubanga no kubarwanya. Bivuze ngo ufite urugendo runini, batanga ibiguzi byose, bashobora kuba baratanze ibikomeye kugira ngo utabasha kugira ahantu werekera, kuko wirose uri mu rwobo. Rero uyu munsi niba wabirose, ukabirotera uwawe, ukabirotera umugore, ukabirotera umwana wawe, please menya neza ngo hariho umwuka w'ubucakara, gufatwa bugwate, indwara, ubukene, ibibazo, gusenyuka k'urugo. Mvuga ngo hari urugendo runini, ariko data wa twese ibyo bintu ababizi kandi azabigufasha, kandi uzabisohokamo, kandi uzatabarwa mu buryo bukwiriye, kandi Imana izabana nawe. Ibuka rero byose kuvuga ngo umwami uko biri kose ni wa mwuka w'ishyari, kandi ugomba gusaba Imana ikagukura muri uwo mwobo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ugasanga Imana nkura muri kino cyobo kirekire.
ibi ni umwuka w'ishyari, ni umwuka w'abarozi, ni umwuka w'abagambanyi, ni umwuka w'abadayimoni, ni umwuka wa sekibi, ni umwuka w'ubugome, ni ibikuragira, ni ibikwirukaho, ni ibikubuza amahoro, ni ibigukomeza kukurwanya, ni ibigutera uko byishakiye, ni ibiguhagurukira uko bibonye. Kandi ikindi gikurikira ni imbaraga mbi z'ikuzimu zirimo zirwanya ubuzima bwawe. Ugombye rero kuba maso, ukitegereza, ukareba kure, ukamenya ko byashoboka byose, kandi ukumva ko Imana hari icyo yakora. Aya ni amagambo yumvikana. Iyo urose bino bintu, ushobora no kubona imyaka wasaruye iri mu mwobo, ukajya ubona ucukura bijya mu mwobo. Menya ngo hariho imbaraga ziboshye ibintu byawe, hariho imbaraga ziboshye amasezerano yawe, hariho imbaraga ziboshye byose urimo, kandi umwuka mubi azengurutse ubuzima bwawe bwose. Biragukwiye rero ukwiye gusaba ukamenya kubohoka. Mwibuke umugaragu w'Imana, gushyira umuntu mu rwobo hasi kukumanura bikenera urwego, ntabwo wapfa kuhazamuka. Uwakujugunyemo ntiyifuza kuvamo. Uyu ni umwuka w'ishyari, ishyari nyashyari. Nakubwiye abakozi b'Imana babiri, nakubwiye uwitwa Yosefu yari yararose inzozi, ngabona abantu bamwikubita imbere, abona imibi mwikubita imbere, inyenyeri zimanuka zimukubita imbere, bamubonye bamwitegeye ari kure, ngagiye kora barabura, barangira hari anabagemuriye bashyiriye ibyo kurya. Baramubwira ngo nguwo karose araje, reka tumwitegere ngo tumurebe, ngo maze tuburizemo inzozi ze. Barangije bamuta mu rwobo. Ariko Imana nyamana baguta mu rwobo, ariko ntibakwambura icyo Imana yakuvuzeho. Barangije ngo mbere bamutera rwagiye kumushitega tumujugunye mu rwobo rutagira amazi, rutagira ubuzima, rutagira icyerekezo. Ariko intego yabo yani kuburizamo inzozi ze no kuburizamo amahirwe yiwe. Barangije bamukura mu rwobo, ngo baramugura. Agenda arumva yavuye mu rwobo direct, ahita ahinduka umucakara, ahinduka imbohe, ava yajya muri gereza. Ariko birangira ahindutse uwa kabiri kuri Farawo, kandi ari umunyamahanga. Ibintu bine bitatuma agomba kuba umuyobozi w'icyo gihugu: kuba ari umunyamahanga, yarafunzwe imyaka 7, kuba yarafunzwe gufata ku ngufu, ashinzwe gufata ku ngufu. Ibyo byombi ntibyari gutuma ari umunyamahanga, ari umugurano, yarafashe ku ngufu, yarakatiwe imyaka, yarafunzwe imyaka 7, ntibyari mwemereye ko ari buzamuke akagera ku rwego rwo kugira gute rwo kuyobora mu gihugu atari cyabo. Ariko kubw'amavuta n'imbaraga atarabashe kujya mu ishuri ngo yige, cyagiye yicaye agoswe, ariko avuyemo ahinduka uwazabo. Rero ngo usaba Imana, usenga amasengesho akura ibyaye mu rwobo. Ushobora kuba utazirota, ariko ukabona ibintu ukora ntabwo birenga umupaka. Abantu urahabaha amashuri, ukazana abarimu abaza kwigisha nijoro mu gitondo, usanga abaza kubwiriza, ariko ugasanga already ibintu byakunaniye. So it means ntacyo uri bugereho, ntacyo uri bukore, ahubwo uraza guhomba mu buryo bukomeye. N'umwuka mubi w'iterabwoba, mwuka mubi w'agasuzuguro, mwuka mubi ukurwanya, mwuka mubi kwirukankaho. Drapikoze nefai and raimon klebolale. Bivuze ngo iki kintu ugomba kukimenya neza, ukanagisobanukirwa, ukumva neza ko igikozwe iki ngiki hariho imbaraga runaka zatuma ugomba gutabarwa n'Imana ishobora byose. Imana yo mu ijuru kugire neza, amavuta y'Imana kubeho kandi utabarwa urengerwe. Umenye neza ko ni umwuka w'ishyari, ni umwuka w'abarozi, ni umwuka uteye ubwoba, uri mu rwana n'amasezerano yawe, ushaka kugira ngo ukurangize neza cyane. Kandi ni ukuri Yesu agufashe. Yo Kana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Imana igutabare, Imana ikurengere. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndagira ngo Imana igufashe kandi ikurengere, kandi Imana ikwambika imbaraga. Umwuka wo kurota uri mu mwobo muremure, nubonamo hari nk'ibyo abana bawe, menya ko umwanzi ishyari babajwe n'ibyo urimo ukora, babajwe n'ibyo urimo ugeraho, babajwe n'aho urimo utera intambwe, babajwe n'urwego urimo ugenda ukugeraho, babajwe n'ibyiza bikuba ku buzima bwawe, babajwe n'ibintu urimo ugenda ukora. Ni umwuka w'ishyari, ndawirukana mu izina rya Yesu, ndawambura imbaraga. Iyo umuntu yagushyize mu cyobo, abashigaje ibintu bibiri: n'ugutaba akarenzaho itaka. Iyo yakujugunye mu cyobo, n'ukurenza akashyiraho itaka, akarenzaho. Iyo yakujugunye mu cyobo, nuvuga ngo ibi bintu byose aba yarengejeho itaka, ntacyo usigaranye, ntacyo ufite, uri wenyine, kuko icyo abarindiriye kuba ari kugira ngo upfe rwose, upfe rwose, kuko yakutaye mu mwobo.
biragusaba kuba maso no gusenga. Uyu we abakeneye deliverance, ari business yawe ikeneye deliverance, abana bawe bakeneye deliverance, umugabo wakeneye deliverance, ikintu bakeneye kubahora bawe, kubakuraho uwo mwuka w'ubucakara n'ubuja no kubakuraho umwuka wo kuba imbohe. Aha niho uzasanga abana banywa urumogi, abandi banywa inzoga, abandi bakora amahano, byaha by'ubusambanyi, gucana inyuma, kutagira umugisha, kuko ibintu byose bajugunye mu mwobo, igisigaye ni ukurunda amabuye kugira ngo upfane nacyo, ariko ntabwo bizakunda kandi ntabwo bizemera. Yesu akugiriye neza, kandi Yesu agufashe, kandi Yesu akurengere, kandi umwami Imana nkorera niyo ukorera ibe mu ruhande rwawe. So bivuze iki rero? Bisobanura neza ko mu mugambi w'Imana muzima hari icyo ukwiye kumenya gikwiye kubaho, maze ugahindura cya cyerekezo, ugatangira kwambara imbaraga zo gusenya iyo myuka mibi no gukuraho ubutware bw'abadayimoni no gusenya ikintu cyose kiri ku buzima bwawe. So rero kurota rero uri muri uwo mwobo, ni ukuvuga ngo ni wa mwuka w'ishyari wabakuzengurutse, abo muturanye, n'ibinashoboka ko bashobora kuba ari umuryango wawe, aho umuryango wawe mu nshuti zanyu za bugufi, aho baganirije abanyeshyari, abanyamururumba batifuza kubona iterambere ryawe, bifuza kubona warangiye, bifuza kubona ntacyo gishoboye, bifuza kubona wavuye mu byo bagomba gukoraho, bakagira wa mwanya wo kumva ko wagwa muri wa mwobo muremure ntugire ikintu ubona. Ibyo rero ugomba kubirwanya, ukamenya yuko ari ikintu gikwiriye, Imana ikagutabara. Ndumva nifuza ko iryo jambo ryumva, nicyo nari nkeneye, kuko nta kindi nagusaba, nuko ukwiye kumenya ko ibyo bintu atari byiza ku buzima bwawe. Ukeneye kubohoka, ukeneye ikintu gikomeye mu buzima bwawe kugira ngo ubashe gutera imbere kandi ubashe gukomera. Ndumva ntacyo ndi busubize uno muntu wambajije ngo kurota wambaye ubusa. Ibi narabivuze rwose mu kiganiro cyavuba abantu b'Imana, mujye mubyibuka. Nabwiye neza ko kurota umuntu wambaye ubusa bisobanura kwambura agaciro, kujya mu gihe kitari cyiza, guhura n'abagiye confrontation, abagiye guhangana nawe, abantu bagiye kukurwanya mu buryo bugaragara, bagiye gushyira ikintu cyari mu bagushinja, bagushyiraho ibinyoma, kukwambura agaciro, kukwambura ibintu byose, kukuvuga nabi, kukurwanya nabi, kuguteranya mu bantu, gusanga abantu bakwanza utabizi. Ibi nari nabigushubije rwose, sinzi impamvu mama Ngero utabirebye kandi birimo, ariko ni nacyo mbereyeho, nta nkubreminga abambe, ndagusubije kandi Imana iguhe umugisha. Aho ngaho mama Ngero hari aho uri muri Uganda, data wa twese akumpera umugisha kandi wambara imbaraga z'Imana, kandi Imana ikurinde cyane muri byose, gutabare kugira ngo Imana irengere ubuzima bwawe. So rero Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibambika imbaraga mu byo mukora byose kandi mu byo mubaho byose. Hari undi wambwiye atari kubundi kurota bakwibye mariage bayideturunye, bayivanyeho yari hari, bakayihindura ukarota babikwibye, bagutwaye, batwaye ntuze mariage yawe yibwe n'abantu. Kuyibwa n'ibyo itariki bakayikuraho, bakayihindura, bakayivanaho, wajya no gukora ukabwo mukorana ubukwe. Ibi nawe basobanuriye ni ukuri, nongera mbivuga hariho kubikeneye, reka nongere mbikubwire. Bivuze neza yuko Imana ikugira inama yuko hari umwuka w'imbaraga ukomeye ushaka gusenya ubuzima bwawe bwa mariage, ndetse no gusenya urugo rwawe, no kwangiza no kubuza kugira imbaraga, ko hagiye kubyuka intonganya, ndetse no gucanamo no gukora divorce, ndetse yuko hagiye kubaho imbaraga zikomoka mu barwanyi bakurwanya, kurekura urubanza muri wowe, gusenya umuryango wawe no gusenya ubuzima bwawe, no kugira ngo bakurangize. Suko cyane kubirota, kandi n'ubundi warashyingiwe ni ikibazo, kubirota ufite n'ubundi umugabo ni ikibazo. Ahubwo icyo yagikwiriye ni ukumenya imbaraga tugomba kubisohokamo, Imana ikadufasha. Yesu urabamperusha, ndibwira ko tugeze kuri gahunda ishobora kubikunze kandi byemera kugira tugubwe neza. Data wa twese urakugire neza kandi adufashe mu nzira zose mu buryo ushobora gukora. Bivuze rero ngo ahangaha iyo wibwe ubwo buryo, biravuze ngo kuba ubona bashenye mariage yawe cyangwa umuryango wawe, it means nuko hariho impaka.
ariyo mpamvu na wa muntu urota yambaye ubusa cyane cyane igipande cyo hejuru bisobanura ko ni ibintu bizakuvugwaho utabizi, ubona abantu barakuvaho barakuvuga amagambo utamenye nubwo bambaye agasengeri ko hejuru. Ariko ibi byose ngaruka nkubwira ngo icyo ukwiye kumenya niki nuko ari imbaraga mbi. Ndakugira inama enye zikomeye. Intambwe ya mbere kugira ngo bashe gusenya bino bintu ni intambwe ivuga ngo hishurirwa urukundo rw'Imana. Burya abantu benshi bazi urukundo ariko ntago bazi kuruhishurirwa. So ugomba kugira revelation of the love of God. Nuvuga ngo umenye ngo mu rukundo iyo usomye urwandiko Yohani yandikiye abakristo ibice bitatu uhereye ku murongo wa mbere yaravuze ngo murebe urukundo data wese rw'inyezeje kudukunda. Nuvuga ngo iyo uhishuriwe urukundo rw'Imana ukabona n'imbaraga z'Imana, aho niho utangira kumenya ikintu kidasanzwe mu rwego rudasanzwe mu kibazo kidasanzwe. Aho ngaho bituma hari ahantu ugera kandi ukabasha kubona ibintu birenze uko bitekereza. So abantu benshi ntabwo bahishura urukundo rw'Imana. Icya kabiri ugomba kumenya imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana mu gusenya ibintu. Nta kintu Imana ivuga ngo gihere. Yabwiye Yeremiya ngo mu bintu weretswe ubonye iki? Undi ati mu bintu nabonye byose, atari ko hari igiti nabonye cyari kimanitse imbere. Imana namubwiye ati iyo nkoni niko ndijambo nkarisohoza. Ndagira ngo mubwire ngo byafashe imyaka 25. Umukozi w'Imana Aburahamu abona umwana. Fata imyaka 40. Mose agirirwa neza. Abenshi tujya tubona inshuro zigera kurenye bagiye batabarwa. Iyo utaramenya imbaraga z'ijambo ry'Imana ntabwo ushobora gusohoka muri uyu mwobo twavuze. Menya imbaraga z'ijambo ry'Imana. Icya kabiri ugomba kumenya, menya imbaraga z'ijambo ry'akanwa kawe. Ni wiyita imbwa uzamuka, ni wiyita ihene uzahebeba, ni wiyita ingegera uzaba ingegera, ariko ni wiyaturaho ibyiza mu kanwa kawe uzahora utsinda. Gatatu ugomba gusenya amagambo yose ava mu kanwa k'abantu. Ntukemere ko umuntu akwaturaho icyo abonye, ahubwo nyumura ngo hari Imana yangiriye neza. Intambwe ya gatatu izatuma uba hejuru y'ibyo bintu byose ukabisohokamo. Ndimo ndakubwira ijambo ry'Imana nicyo bita the strategic plan of prayers. Icyo bita strategic, uburyo umuntu agomba gusenga, kuba bifite intercession, kumenya ngo ndasenga gute, strategic plan, ku bintu strategic. Menya ukuri busenge uhangane nabyo, bivuga ngo nuko musenga iteka kandi usenge kugira ubwo Imana izashyira amahoro hehe muri Siyoni. Iyo ni intambwe ya kane yitwa imbaraga z'isengesho. Isengesho rimena iby'amabomba atamena. Isengesho rihagarika intambara igahagara nta muntu urwanye. Isengesho rishikisha ibintu byose. So rero kugira ngo ubohoke muri ibyo bintu ikintu cya gatatu intercession cyangwa se amasengesho ahoraho, ariko ari strategic, aribwo wateguye apana gihorera ngo byuko usenge. No kwibaza ngo ndapanga ntese nayo ubutayo nubwo bwemewe kandi butemewe, ese nayo kwiriza nayo kuri, ariko ugire strategy yawe yo gusenga. Kandi nkubwiza ukuri, gusenga muri rusange ni byiza cyane, ariko gusenga wenyine ku kibazo cyawe harimo imbaraga zikomeye. Erega umutwaro wundi ntuvuna undi mugenzi wawe. Nkuko umusonga utakuza gusinzira, kimenya neza nubwo wagutwaza umutwaro ariko ni wowe wikoreye. Ko nge ntabwo nakwikorera ibyanjye nkabishyira hese. Rero ugomba kugira strategy yo gusenga, isengesho rihoraho kandi bizagufasha. Cyo ni cya gatatu gikomeye mu ntambwe zishobora gutuma usohoka muri uyu mwobo. Intambwe ya kane ikomeye cyane ku buzima bwawe ni ukubaho ubuzima bushima Imana kandi unezerewe mu byo ukora byose, ku buryo umuntu abona ko ibikuriho biri kugenda mu nzira zawe neza nk'uko ubyifuza. Kuko bitabaye ibyo washiduka watsinzwe kandi watsindwa bikakugora mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ikintu cya kane ugomba kumaintaininga cyangwa ni maintain a lifestyle and atmosphere of joy. Icyo bita kugumana. Hallelujah. Biraratubwiye ngo mu Efeso, mu ba Efeso ngira ngo ndetse n'aba Filipi hafi aho ngaho avuga ngo nuko ndavuze ngo mwishime ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Kwirirwa wakambisha agahanga wigize umwirakare warakaje ukajya mu cyumba warakaye ngo ntago Imana bayirakarira. Gira ubuzima bushima, ubuzima buryohewe, uko ugeze naho ni Imana yahagushyize. So ikintu rero cya gatatu nenda kukubwira gikomeye nicyo twita ngo gumana umugisha ukomoka mu buhanuzi bw'Imana. Aho kwicara ngo barahanuye ntibyasohora, jye nyemera abahanuzi, sigikunda nabigisha nabivuyemo. Uwo ni umwuka wo kwa Satani
umuntu wamaze kwemerera ibintu bine aho ravuga ngo navuganye nitabasha kubeshya. Imana ibaha umugisha amagubwe neza. Rero ngizi ntambwe 5 zose zikwiriye kugira ngo usohoke mu mwobo uwuvemo. Imana iguhe umugisha wo dukurikira kumwe bw'abera ministries. Inkunga yanyu bikenewe cyane. Ubundi ni subscribe ugakandaho ukanaduhamagara turane ngo tugufashe, kandi data wa twese aguhe umugisha. Shalom shalom, ndabakunda. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.